Tekereza kwinjiza amafaranga buri munsi kubera gufasha abantu kubona serivisi utiriwe ukenera igishoro kinini cyangwa bizinesi iguhenze. Uyu munsi mu Rwanda abantu benshi bakenera serivisi z'Irembo buri munsi. Ariko ikibazo gihari, ntabwo abantu bazi uko umuntu ashobora kuba umu agent w'Irembo akajya yinjiza amafaranga buri munsi kubera guha abantu bakeneye serivisi z'Irembo. Serivisi zose zo mu Rwanda zisigaye zikorerwa ku Irembo, izatangirwaga mu turere, mu mirenge no mu bindi bigo bya leta. Serivisi zose zisigaye zitangirwa ku Irembo. Muri iyi video rero ngiye kukwereka ibintu bine by'ingenzi cyane bishobora kukwereka uko wakwinjiza amafaranga nuko waba umu agent w'Irembo ukajya winjiza amafaranga bitagusabye igishoro kinini cyangwa se gutangira business igusaba igishoro kinini. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano ngo haye ikaze, njye nitwa Jean Marie Vianney, iyi ni BVA Empire. Hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri BVA Empire, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika, hanyuma kanda kuri like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi, hanyuma dukomeze. So ibintu bitatu rero bisabwa kugira ngo ube umu agent wemewe w'Irembo ni ibihe? Nibyo ngiye kukubwira, hanyuma ngiye no kukubwira ibikoresho ugomba kugira ngo wemererwe gukora ako kazi. Ndakubwira serivisi zose zitangirwa ku Irembo, hanyuma nkubwira amafaranga nyayo umu agent ashobora kwinjiza ku munsi no ku kwezi. Niba ushaka business ntoya rero ushobora gutangira itagusabye imirimo myinshi, itagusabye igishoro kinini, iyi video ni iyawe, irakureba, ntujye kure y'iki kiganiro. Icya mbere, ibintu bitatu rero bisabwa kugira ngo ube umu agent w'Irembo ni ibihe? Kugira ngo ube umu agent wemewe w'Irembo hari ibintu by'ingenzi ugomba kuba wujuje. Icya mbere, ugomba kuba ufite irangamuntu nyarwanda, kuba uri umunyarwanda. Icya kabiri, ugomba kuba ufite aho ukorera hazwi, nko ku isoko, ahantu hakorera abantu benshi, ahantu ubona ko hagendwa cyane, cyangwa se ahantu hegereye aho abantu bakenera serivisi z'Irembo baba bari. So hafi y'umuhanda se cyangwa muri centre y'ubucuruzi. Aha ni ingenzi cyane kubera yuko abantu bagomba kukugeraho ku buryo bworoshye, kubera ko abakenera serivisi nyine z'Irembo ni benshi buri munsi. Ugomba nawe kureba ahantu nyine uzashobora guseriva abantu bazajya bakugeraho ku buryo bworoshye. Icya gatatu, ugomba kwiyandikisha nk'umu agent ku rubuga rw'Irembo. Ntabwo ari ngombwa kujya ku cyicaro cy'Irembo, ahubwo ugomba kwiyandikisha ku rubuga. So iyo wiyandikishije rero ushyiramo amakuru yawe yose, wuzuza ibisabwa, hanyuma Irembo ryamara kubigenzura, iyo wemewe uhabwa account ya agent cyangwa se ama credentials. Ni ukuvuga ngo uhabwa ama credentials, bakaguha n'amahugurwa kugira ngo bakubwire ibyo uzajya ukora, ibyo ugomba kwitondera n'ibyo ugomba kugira kwitaho cyane. Ikintu cya kabiri rero ngiye kukubwira ibikorwa n'ibikoresho ukenera kugira ngo ube umu agent. Kugira ngo utangire akazi k'ubu agent bw'Irembo ntibisaba ibintu byinshi cyane. Ibikoresho by'ingenzi ngiye kukubwira ntabwo bigoye, wabibona kandi ku mafaranga make. Hari computer, ushobora kugura computer iyi desktop muri Cyamunara, cyangwa se hari na second hand ziba ziri mu mijyi bagurisha. Ushobora kubona iy'ijana, y'ibihumbi 50 se, y'ibihumbi 200, biterwa nuko wifite, ariko guhera ku bihumbi 50 ushobora kubona laptop yakoze cyangwa desktop yakoze. Ikindi ukenera ni internet. Urumva kuko serivisi nyine ziba ziri online, uzakenera internet nibura nk'ibihumbi 10 ku kwezi, biterwa. Ikindi ni printer
iyo printer byaba byiza ifite na sikaneri, kubera yuko ushobora gukenera gusikanira n'undi muntu cyangwa se no gusikana dokima y'umuntu umaze guha serivisi. So printer nayo ushobora kubona y'ibihumbi 50 cyangwa y'ibihumbi 100 yakoze mu gihe udafite igishoro kinini. Wazamara kubona igishoro kinini ukagorora wenda ibishyashya nabyo bidahenze, kubera ko ntabwo ari serivisi zikenera ibintu bihambaye. Serivisi z'irembo ntabwo zikenera ibintu bihambaye. Ikindi ni ukuba ukorera nyine ahantu hari umuriro. Kuba niba warateretse akameza ku rubaraza ntabwo bivuze ngo ujye gukodesha inzu y'abandi. Ushobora gusaba ku rubaraza cyangwa muri anegise ugaterekaho akameza kawe, ugashyiraho icyapa serivisi zose utanga z'irembo, hanyuma ugatangira ugakorera abantu. So ikindi nayo mafaranga nagiye nkubwira y'ibyo bikoresho ushobora kugira ute kugura, watangirana ibya makeya byoroheje bya okaziyo, ariko ukaba wabigura ugatangira iyi serivisi. Mu by'ukuri iyi ni bizinesi nto ariko yinjiza amafaranga. Ngiye kukwereka uburyo iyi bizinesi yinjiza amafaranga menshi kandi buri munsi nta kindi kintu washoye. So ikintu cya gatatu ngiye kukubwira serivisi zitangwa ku irembo. Serivisi zitangwa ku irembo, urubuga rw'irembo hariho serivisi nyinshi zitandukanye, kuko za serivisi zose zajyaga zitangirwa yaba kwa muganga, yaba mu murenge, yaba mu karere. Serivisi nyinshi zose za leta nk'uko mubizi zisigaye zitangirwa ku irembo, ku rubuga rw'irembo. Bivuze ngo iyi ni bizinesi abantu basuzugura batarizi ko habamo amafaranga, ariko igira amafaranga. Ariko uzi kuba wicaye abantu bari kuza bagushaka kandi ibyo bari kugushaka bataraza kugabanya. Ni nko gucuruza farumasi cyangwa se gukora bizinesi ya farumasi cyangwa se yo gucuruza imiti niba uciriye, niba igiciro uvuze nyine nicyo ntawe ugabanya. Niba ibyo ku irembo nuko bimeze. So serivisi zitangirwa ku irembo rero twihuse ntabwo mbatindira. Hari ibyemezo by'amavuko. Murabizi ko abana bavuka buri munsi, abantu bavuka buri munsi. Ibi ngibi bisigaye bitangirwa ku irembo. Hari criminal record, ibyemezo byerekana ko umuntu atakatiwe n'inkiko cyangwa se atafunzwe igihe kirenze amezi 6. Ibi byose ni ku irembo. Hari kwiyandikisha ku bashaka gukora ibizami bya leta. Muzi ko buri munsi abakora ibizami bya leta, ibizami by'amaperimi ni benshi cyane. Abakora teste, abajya gukorera amakategori, bose biyandikisha ku irembo. Ivi no kwishyura, so banyura ku irembo. Hanyuma abo polisi yahanye bajya kwishyura banyura ku irembo. Hari serivisi z'ubutaka. Muzi ko serivisi z'ubutaka zo mana yanjye zigira abakiriya. Niba ari ikintu kigira abakiriya ni serivisi zo mu butaka. Ngaho ibyangombwa, ngaho guhinduza ibyangombwa, ngaho gukora za mitasiyo, ngaho kugurisha, byose binyura ku irembo. Ayo ni amafaranga aba ari kwinjira. Hari gusaba ibyangombwa by'umwana nko kumwandikisha, irangamimerere, serivisi z'irangamimerere. Harimo gusaba gushyingirwa. Muzi ko abantu basigaye basaba gushyingirwa, basigaye babisabira online. Ugasaba umurenge ushaka gushyingirirwamo ukawusabira online. Harimo ibyemezo by'uko abantu bashyingiwe. Hari ibyemezo banki zituma abantu, attestation de naissance, de mariage, attestation marital status muri rusange. So hari guhindura amazina y'abana yanditswe nabi, byose ni ku irembo. Hari icyemezo cy'abantu bitabye Imana, icyemezo cy'urupfu, byose ni ku irembo. Irembo ririho serivisi nyinshi, izo mbabwiye n'izindi ntashoboye kwibuka neza, ariko izo serivisi zose zigira amafaranga. So ikintu cya kane rero, uko umu agenti w'irembo yunguka ni gute? Guys, niba ugeze hano tukiri kumwe, kanda like kuri iyi video kugira ngo ugere ku bantu benshi. So uko umu agenti yinjiza amafaranga ni gute? Ubu tugiye kuvuga rero ku kintu abantu benshi bashaka kumenya muri iyi video: amafaranga agenti yinjiza buri munsi. Umu agenti w'irembo yinjiza amakomisiyo ya buri munsi kuri serivisi iyo ari yo yose akoze.
hari komisiyo yinjiza, hanyuma hari n'amafaranga umuntu ahaye serivisi amwishyura. Ibyo bintu abantu benshi ntibari babizi. Wari uzi ko wishyura ya 500 gusa, kandi hari na komisiyo umwajenti Irembo rihereza uwo muntu kubera ko yabafashije gukora akazi. Rega akoze akazi gitifu yagakoze, abakoze akazi etat civil yagasanzwe akora, abakoze akazi meya yakakwiye kuba ari gukora, abakoze akazi abantu bo mwirangamimerere, abantu bo mu butaka bakagombye kuba bakora. Izi nshingano zose ziba ku Irembo muzi ko zabaga nyine mu bigo bitandukanye bya leta. So winjiza rero kuri komisiyo, ukinjiza n'amafaranga umukiriya aguhaye kuri serivisi umuhaye. So akenshi rero serivisi zo ku Irembo amafaranga make wishyura ni 500 kugeza ku 2000. Hari naho ushobora kwishyura 3 bitewe. Ndaza kukubwira ibanga umwajenti w'Irembo akoresha cyane cyane kuri bino byangombwa basaba ubisabiye ku Irembo ariko bikaba approved mu mirenge wagifatiyemo cyangwa se ugomba kugifatiramo cyangwa se mu murenge wawe. Ndaza kukubwira ibanga abajenti b'Irembo bakoresha kugira ngo babone amafaranga menshi. Nucikanwe n'iyi video kuko iri banga niryo rituma binjiza amafaranga menshi cyane. Ndari kubwira pe, ntabwo ndabanzimuye ariko ndari kubwira. Nizere ko nta muntu urandeba nabi. So ahangaha rero niba userivye abantu 20 ku munsi, umuntu yagiye aguha 500 cyangwa 1000 cyangwa 2,000, urumva ko ku munsi ushobora kwinjiza amafaranga 20,000 cyangwa 30 bitewe n'umubare w'abantu waserivye. Nibura guhera ku 20,000 kujyana hejuru, ayo mafaranga wabonye abakiriya bakenera serivisi zose navuze, ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga make. Amafaranga ubundi guhera ku 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ayo ni amafaranga menshi. Ntabwo ari amafaranga wakwiriga uryamye ngo araza kugusanga aho uryamye mu rugo. Oya, abantu benshi baravuga ngo bategereje kubona akazi ka leta, kubona akazi k'ibyo bigiye, kandi hari utu business dusuzuguritse twinjiza amafaranga. Noneho nk'izi business ziba zishyigikiwe na leta, aba ari business nziza cyane, za zindi ziba ziba zitazarangira. So niba rero winjije ibihumbi nibura 20 ku munsi, reka tuvuze ko wakoze iminsi 26 mu kwezi, urumva mu kwezi ushobora kwinjiza kuva ku 400 kugera ku 520 mu gihe ukorera ahantu hari abakiriya nko mu mujyi, nko muri gare, hafi y'imirenge, hafi n'uturere, hafi ahantu nyine hakorera urujya n'uruza rw'abantu bashobora gukenera izo serivisi. Kandi izo serivisi zikenerwa umunsi ku wundi. Abantu bavuka buri munsi, abantu bapfa buri munsi, abantu bashyingirwa buri munsi, abantu bagurisha ubutaka buri munsi, abantu bagura ubutaka buri munsi, abantu bahinduza amazina buri munsi. Abantu bakenera izi serivisi, abantu bakenera inguzanyo. Uko bakenera inguzanyo niko hari n'ibyo mu Irembo bakenera, my friend. Abantu bakenera ibijyanye n'imisoro bakanyura ku Irembo. Mu by'ukuri izi ni serivisi zinjiza amafaranga. Kuba umu agent w'Irembo ni aka business abantu basuzugura ko ari gato ariko kinjiza amafaranga mu ibanga, abantu benshi ntibari babizi. So ryabanga rero nababwiye, ndaza kubabwira. Naganiriye n'aba agent bagera muri 3 b'Irembo. Urabizi yuko iyo usabye icyemezo cy'irangamimerere nk'icya mariage, nk'icyemezo cy'amavuko, nk'icyemezo bya bindi byose abagitifu bagomba kwapuruva, hari igihe ushobora kugisaba mbere hari aho ushobora kugisabira ukazakibona ejo cyangwa ejo bundi, ariko hari n'ubwo uba ugikeneye ako kanya. Ibanga rero aba agent b'Irembo bakoresha ni irihe? Ni bamwe na bamwe wasanga ari n'utarurizi. Areba umugitifu umwe baziranye w'umurenge, ubwo n'umugitifu cyangwa se etat civil. Yego, etat civil cyangwa se gitifu.
w'umurenge baziranye, hanyuma bagakorana, akamubwira ati ninjya nsabira umuntu icyangombwa cy'amavuko cyangwa se cy'irangamimerere, nzajya mpita nkubwira uhite wapuruva, aho kugira ngo ategereze iminsi 3. So bigenda gute rero? Niba warafatiye, niba ushaka icyangombwa wakagombye kuba ufatira mu murenge wa Kicukiro, njyewe nkaba nkorana na etat civile wo mu murenge wa Gisozi, ni ukuvuga ngo etat civile arahita abyapuruva, ariko nanjye hari icyo mugomba. Niba hari icyo mugomba rero nibanga ngiye kumena, abantu benshi bararikoresha. Niba hari icyo mugomba, nawe hari icyo ngomba. Ntabwo ari ruswa, ahubwo baravuga ngo niba ukeneye iyi serivisi ku buryo bwihuse, maze kukudekararira, urategereza igihe etat civile wo mu murenge wawe azacyapuruva, nubona ka message uzaza nkikwemprimire cyangwa ujye ahandi bakikwemprimire. Ngiyi doc number. Niba ugikeneye byihuse, urishyura amafaranga arenga ku ya serivisi extra, bakishyura extra. Niba ari kwishyura 2,000, ashobora kukwishyuza 3 cyangwa 2,500, kubera yuko afite umuntu urahita ubimwapuruvira muri system. Ntabwo mbameneye ibanga, ariko niba ibyo bintu bikorwa, nkaba narabikuye ari amakuru nakuye ahantu hatandukanye, kandi akaba abantu babikora, nawe ubimenye. Niko rero abantu benshi kuri iki gihe rero umuntu aravuga ngo etat civile waho ngomba gufatira icyangombwa ashobora kuba ahuze, ashobora kuba adahari, nkatinda kukibona kandi ndagikeneye byihuse. Akenshi umuntu ukeneye serivisi yihuse itari ruswa ashobora gutanga extra amount, hanyuma akabona iyo serivisi nk'uko ayikeneye, bitewe n'amahirwe ashobora kurata mu gihe iyo serivisi yaba itinze. So niyo mpamvu rero umu agent w'Irembo cyangwa se gukora business yo Irembo cyangwa gutanga serivisi zo ku Irembo, ni business nto ariko ishobora kukwinjiriza amafaranga menshi buri munsi, buri kwezi cyangwa se buri cyumweru. Ni hahandi uzagenda ukicara ku kamashini kawe na ka internet kawe, aho kugira ngo ujye wirirwa umara amayinite wirirwa scrolling ureba iby'abandi bari kwamamaza, uri no kubacururiza utabizi, uri kubinjiriza amafaranga utabizi. Wakwinjiza ibihumbi byawe 3, 4, 5, 10, 20, 30 ku munsi, kandi kuri business nk'iyi ngiyi iba ishyigikiwe na leta. Ni ibintu byiza cyane, ni business iba itazahagarara. Mu minsi iri imbere uzajya ubona ko bagenda bongeramo n'izindi serivisi zitandukanye, kubera yuko ibintu byose bigomba kuba digitale mu Rwanda. So niba ushaka rero ko nkora indi video ikwereka step by step uko wakwiyandikisha ukaba umu agent w'Irembo, binyandikire muri comment, wandike ijambo ti Irembo agent, iryo ryonyine gusa, Irembo agent, byandike muri comment. Niba iyi video rero igufashije, kandi like. Niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, numara gukora subscribe ukandi no kunzogera kugira ngo ibe umukara, hanyuma kugira ngo video zacu zitazajya zigucika, kubera ko hano tunyuzaho video zifasha abantu kwiteza imbere. Kandi niba ushaka kwiga business ideas zishobora kukwinjiriza amafaranga mu Rwanda, uhereye ku gishoro gitoya n'izidatangirwa n'igishoro cyangwa se n'izitangira nta gishoro, ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazacikanwa n'izindi video zacu. Njye wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney, iyi ni BVI Empire. Duhure muri video itaha. Imana y'amahoro ibane namwe, ndabakunda. Bye bye.